Ku mwanya wa kabiri tugiye kuvuga kuri Emery Gatsinzi, umuraperi ufatwa nka nimero ya mbere hano mu Rwanda ukoresha izina ry'ubuhanzi rya Riderman. Emery Gatsinzi uzwi nka Riderman ni umuririmbyi mu njyana ya rap, amaze gukora alubumu 7 ndetse na mixtape imwe. Yavutse ku itariki ya 10 Werurwe 1987, avukira i Bujumbura mu Burundi. Niwe mfura mu bavandimwe 5 bavukana, abahungu 3 ndetse n'abakobwa 2. Amashuri abanza yayize kuri Ecole Primaire Kabusunzu, maze yisumbuye ayiga muri Groupe Scolaire Saint André, aho yakuye impamyabumenyi muri Science Humaine. Amashuri ya kaminuza yakomereje muri Université Libre de Kigali (ILK) mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'icungamutungo kugeza mu mwaka wa 2008, aho yerekeje muri Rwanda Tourism University College mu ishami ry'ubukerarugendo n'icungamutungo, ariko naho ntiyaharangiriza. Riderman yakoze studio ye yitwa Ibisumizi, akora n'abaproducer banyuranye nka T Brown, First Boy, Fazo ndetse n'abandi. Ese ubundi Riderman yinjiye mu buhanzi ate? Mu mabyiruka ye, Riderman yakundaga gukina umupira w'amaguru, yanakundaga kumva radio bitangaje ku buryo bayimukubitiraga kubera kuyicokoza. Nubwo yakundaga muzika, ntabwo yumvaga azavamo umuririmbyi, ahubwo inzozi ze zari kuzibera umwanditsi w'ibitabo. Yatangiye kwandika imivugo ageze mu mashuri yisumbuye, maze akumva indirimbo yibanda cyane ku magambo azigize. Mu kumva indirimbo z'umuhanzi Tupac, niho Riderman yakuye igitekerezo cyo gukoresha imivugo yahimbaga agatangira kuyiririmba. Riderman yatangiye kuririmba nyuma gato y'umwaka wa 2005. Mu kwezi kwa Gicurasi 2006 yinjiye muri groupe yitwa UTP Soldiers, yari rigizwe n'inshuti ze arizo Neg G, The General ndetse na Min. Baje gukorana indirimbo 8, maze nyuma yaho nawe asohora indirimbo ku giti cye ya mbere mu mwaka wa 2007. Iyo ndirimbo yayise Turi muri Party, biza no gutuma ahita ava muri iryo tsinda, nuko atangira gukora injyana ya rap ku giti cye. UTP yakomeje gukora dore ko yahise imusimbuza kwa Fuji, maze Riderman nawe akomeza inzira ye yo kuririmba ku giti cye, aho yasohoye indirimbo zakunzwe cyane nk'indirimbo yitwa Inkuba, maze asohora alubumu ye ya mbere yari igizwe n'indirimbo 16 zarimo Rutenderi, Uwo Mukobwa ndetse n'izindi. Bimwe mu bihe byiza Riderman yagiye agira nk'umuhanzi harimo nk'igitaramo yakoreye Nyamirambo kwa Nyirinkwaya, aho mu gihe yaririmbaga indirimbo yitwaga Rutenderi abantu bamuziyeho. Hari kandi no kuba yarakoranye ibitaramo byinshi bitandukanye, harimo igitaramo yakoranye na Shaggy kuri Stade Amahoro ndetse n'ibindi bitaramo yagiye aririmbanamo n'ibyamamare muri muzika, aho twavugamo nka Sample, Lauryn Hill, Mr Flavor, Elephant Man, Koffi Olomide, Blick and Lance, Sam Kingston ndetse n'abandi. Riderman kandi ahora yibuka uburyo muri Kanama mwaka wa 2012 yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akahamara ibyumweru 3 yitabira inama y'abanzi ba hip hop yitwa Hip Hop and Physics Engaging. Umwanya wa gatatu tugiye kuvuga kuri Ngabo Medard Jobert, uzwi nka Meddy. Ni umunyarwanda w'umuhanzi uzwi ku ndirimbo z'urukundo. Meddy avukana n'abana 6, 3 kuri se na nyina ndetse n'abandi 3 kuri mukase. Uyu muhanzi avuga ko kubera ubuzima bw'imiryango yabo byatumye aba bombi batabasha kubana, avugaga papa we ndetse na mama we. Papa we na mama we ntabwo babashe kubana ngo barambane, nubwo bari baratangiye bakundana cyane. Se wa Meddy yitabye Imana mu mwaka wa 2008 mu gihugu cy'u Burundi, aho yaragiye nyuma yo gutandukana na nyina. Mama wa Meddy we yitabye Imana ku itariki ya 14 Kanama 2022 azize uburwayi, aho yararwariye muri Kenya. Meddy ni kenshi yavuze ko yatangiye umuziki akiri muto, nyuma y'uko nyina umubyara yakundaga kumwigisha gucuranga indirimbo za Bob Marley, by'umwihariko iyitwa Redemption Song. Ababyeyi b'uyu muhanzi bo nabo bari abanyamuziki. Se yari umucuranzi ukomeye wa gitari, gusa uyu musore ntiyagize amahirwe yo kumubona amaso ku maso ko yitabye Imana Meddy akiri muto cyane. Nyina nawe wakundaga umuziki cyane yatoje umwana we gucuranga ndetse amwinjiza muri korali, ari naho kwiyumvamo ubuhanzi byatangiriye. Avuga ko kuba mu mwaka wa 2010 we na The Ben boherejwe mu kazi muri Amerika bagafata icyemezo cyo kugumayo, ngo babikoze batagamije inabi, ahubwo ngo byari kubw'impamvu zo gushaka iterambere no gushaka icyazamura umuryango. Yongeyeho agira ati
turi abanyamerika mu mpapuro ariko turi abanyarwanda mu maraso. Ku mwanya wa kane turi kuvuga kuri Aline Sano. Amazina y'inyakuri ni Aline Sano Shingiro. Uyu ni umuhanzikazi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo kubera gusubiramo indirimbo z'abandi bizwi nka cover ndetse agakora n'ize bwite. Aline Sano avuga ko yatangiye umuziki we mu mwaka wa 2010 ubwo yaririmbaga muri korali y'ikigo cy'amashuri yizeho aho bita Igitwe mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Yakomeje gukorera umuziki we muri korali yigisha bagenzi be baririmbanaga kugeza mu mwaka wa 2015 ubwo yahinduraga ibitekerezo akava muri korali. Aline Sano yavuye muri korali mu mwaka wa 2015 ubwo yagiraga ibyago akabura umuvandimwe we mu mpanuka, yarangiza agatabarwa n'abavandimwe bo hanze bataririmbanaga muri korali, kandi we yari yizeye ko abavandimwe bo muri korali bazamuba hafi n'abantu yumvagamo kurusha abandi, nuko araheba asezerera korali asa n'ubivumbuyeho. Ni nako kandi musaza we mukuru wari usanzwe ari umuproducer yamusabye kwiga ndetse no gukomereza indirimbo yarasanzwe akora maze akiga umuziki. Mu bikorwa yagiye akora hari na album yasize hanze yitwa Ndi Rumuri, yari indirimbo zitandukanye yitwa Rumuri, aho yagiye avuga ko urumuri yashakaga gusobanura ko umuntu aba agomba kwimurikira maze akiyibagiza ibyahise agakora cyane akamurikira ibikorwa bye. Reka tuvuge kandi kuri Miss Chanel. Nirere Rusi wamamaye cyane mu Rwanda nka Miss Chanel, wakunzwe cyane mu Rwanda no hanze yarwo. Yamamaye agana mu mwaka wa 1998. Yamamaye cyane ku ndirimbo ye yise Ndarota, yagiye akorana n'abahanzi batandukanye mu Rwanda ndetse no muri Kenya n'ahandi. Umuhanzikazi ndetse akaba n'icyamamare mu Rwanda ndetse no hanze yarwo uzwi nka Miss Chanel. Amazina y'inyakuri nk'uko nabibabwiye ntangira ni Nirere Rusi. Yamamaye cyane mu mwaka wa 1998 ubwo yari akiri muto cyane, ariko yari afite ijwi rihebuje. Yamamaye cyane ku ndirimbo ye Ndarota. Gusa si yo gusa, kuko na nyuma yaho yagiye akora n'izindi nyinshi zitandukanye, harimo n'izo kwibuka zaremaga agatima abasigajwe heru na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Miss Chanel kandi yagiye akora injyana nyinshi zitandukanye, harimo n'izizwi nka Zouk, Acoustic, R&B ndetse n'izindi. Nirere Rusi wamamaye nka Miss Chanel ntabwo yahagaritse umuziki we, ahubwo yakomeje kugana imitima ya benshi mu Rwanda. Ubwo mu mwaka wa 2009 yashyiraga ahagaragara album ye ya mbere yise Narrow Road. Iyi album yari yiganjemo indirimbo ze nyinshi zibandaga cyane ku muziki wo mu Rwanda, ndetse kandi yakoze igitaramo cyanyuze benshi mu bakunzi be, cyane cyane abari mu mujyi wa Kigali. Si ibyo gusa kandi, kuko iyi album yari indirimbo nyinshi yakoranye n'abahanzi batandukanye bo mu Rwanda ndetse no mu karere nka Uganda, Kenya ndetse n'ahandi. Si ibyo gusa kandi, Chanel mu mwaka wa 2012 yakoreye ibitaramo bitandukanye muri Sudan mu rwego rwo kunezeza ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bw'amahoro muri icyo gihugu. Chanel kandi muri 2013 yimukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho byavuzwe ko agiye gusoza amashuri ye mu bijyanye n'amajwi mu mwaka wa 2017. Miss Chanel yagaragaye muri filime bise Master of the Jungle hamwe na Mark Kazinga ndetse na Stephen Bach yakozwe na Karekezi Joel. Chanel kandi ageze mu Bufaransa nibwo yibarutse imfura ye, ubwo byari bicika ku mbuga nkoranyambaga. Kadusoreze ku bihembo Miss Chanel yagiye atsindira. Miss Chanel yagiye atwara ibihembo byinshi bitandukanye, muri byo harimo nk'ibyo bita Prix of Africa Music Award, aho byari ibyishimo kuri we n'abakunzi be kuko yabitwaye inshuro 3 zikurikiranye muri 2006, 2007 ndetse na 2008. Ariwe wegukana icyo gihembo cya Prix of Africa Music Award mu mwaka wa 2009. Kandi Miss Chanel yatwaye igihembo cya Salax Award cy'umugore w'umuhanzi wahize abandi mu Rwanda. Izi zari inkuru zivuga ku buzima bw'abahanzi nyarwanda ndetse no ku byamamare nyarwanda. Ibyacu ntibigaruka, tubararikiye gukurikirana ibindi biganiro. Turabashimiye cyane.